nyuma yo kubakorera video ivuga ukuntu wahuza Instagram na Facebook page yawe bityo wajya wa-uploadinga video hamwe igahita ijya n'ahandi utiriye wa-uploadinga habiri. Hari umuntu wahise ambaza ikibazo ati se Fred ni gute noneho wahuza TikTok yawe na YouTube channel yawe? Niyo mpamvu muri video ngiye gusubiza uwo muntu n'abandi mwese mwari mufite icyo kibazo mukumviraho. Nkuko ubibona hano mwari musanzwe muzi ko haba YouTube channel yanjye bikorohera umuntu kuyikandaho agahita agera ku cyo bita channel yanjye, hanyuma ugasanga nabonye aba subscribers benshi, abasura channel yanjye bakaba benshi cyane. Nukuvuga rero namwe ngiye kubereka uburyo uri buhita ushyira YouTube channel yawe ahangaha maze umuntu bigahita bimworohera. Ni icyo usabwa rero we nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel kandi subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye wakira video zose zikugezeho, hanyuma nuza kubona video hari ikintu gufashije ukande like iyi video uyisangiza abandi, hanyuma igitekerezo cyawe nacyo kirakenewe muri comment. Start small, think big. Twatangiye ukuntu rero bikora kugira ngo uhuze YouTube channel yawe n'icyo bita TikTok. Uraza ugakanda hano handitse edit profile gutya, noneho ugascrollinga ukazamuka ukaza hano handitse social, hano tujyana akantu kukanda hano handitse social ugahitamo YouTube. Iyo ari Instagram ushaka guhuza nayo uhita ukanda hano kuri Instagram. Hano rero iyo uhisemo icyo bita YouTube uhituza ugakanda hano handitse YouTube gutya, utegerezaho gato bakakujyana muri email yawe. Nimba ufitemo email irenze imwe uhita uhitamo email iriho ya YouTube channel. Ngewe ndahitamo ingiyi, hanyuma barakomeza gutya bakakwereka noneho amacano yose ari kuri ya email. Nimba ufite channel imwe niyo ihitiza, nimba ufite nyinshi niyo izo channel zose ziraza, hanyuma ugahitamo imwe ushaka. Iyo nyihisemo gutya, nuyihitamo gutya barahita bakwereka bakubaza nimba ushaka gukomeza. Nkuko ubibona hano barakubaza do you want to allow? Yes, allow, ugakandaho hano. Tayari nkuko ubibona YouTube channel yawe irahitiza yiyandike hano nkaho yagiyeho. Hano rero urabwirwa n'ikiko yagiyeho tayari, ubungu yamaze kujyaho, hanyuma uba urakora back nk'ibisanzwe, nta yindi save tayari biba byarangiye. Nukora refresh gutya urabona ko YouTube yacu ihise iza iyiromarikaho hano. Urabona ko hano naranditse ngo ukeneye kubyaza umusaruro telefone yawe kanda hano handitse YouTube, nta handi mba mvuga ni hano. Guys, nimba ubona iyi video hari ikintu iri kugufasha, kora subscribe, ufungura inzogera, ariko ndizera ko nta muntu wareba iyi video ngo abure gukanda subscribe. Hanyuma reka turebe koko twahuje YouTube yacu na video yacu, bambe na YouTube yacu na TikTok yacu. Reka dukande hano handitse kuri aka kantu ka YouTube turebe. Nkuko ubibona tayari YouTube yacu yamaze guhura na TikTok yacu. Umuntu arakanda kuri karakantu tayari agahita agera kuri YouTube channel yacu, akaba yashobora kureba ibintu byinshi bitandukanye. Guys, ubu nibwo buryo ushobora kubihuzamo hanyuma bikakorohera. Umumaro rero wabyo ni wowe. Reka turebe umumaro wabyo kugira ngo utaza kugira gute kugendera mu kigare bikagucika. Ikintu rero hano cy'umumaro nyamukuru gihari, urabona nk'iyo urugero nimba mvuze ngo reka dufate nka video hano tuyikine gatoya kugira ngo uze kumenya umumaro wabyo ukuntu bumeze. Small YouTubers, small creators views is genza 135 izi views izi watch time mu gihe gitoya cyane. Guys, nimba uri urabona nka hano mba nabandikiye nti video yose yirebe kuri Gatari Fred, kuri YouTube biba byoroshye. Reka urebe gatoya shyashya, kora subscribe, ufungura inzogera. Nimba uri kuri TikTok kana ka YouTube unsange kuri YouTube nkwereke ukuntu ibintu biteye. Guys, reka mbere ukuntu byagenze.
ni ukuvuga ngo nk'uko ubibona video yose mba nababwiye namaze kubarangira ko iri kuri YouTube. Rero iyo umuntu aje agahita akanda hano kuri profile yanjye tayari ahita atunguka hano, agahita abona igihe cyose ari kureba amavideo yanjye, agahita abona akakantu ka YouTube yagakanzeho gutya, tayari ya video ahita ayigeraho. Iyo video rero yayigezeho ahita ayireba, niyo mpamvu ushobora gusanga ushobora kuba wagira views nyinshi, subscribers benshi n'ibindi bitandukanye biturutse kuba wahuje TikTok account yawe na YouTube channel. Guys, ndabakunda, reka nizere ko iyi video hari message bafashijemo. Nimba hari kigufashe, kora subscribe, sharing abantu bawe. Guys, nimugakunde kumenya ibintu mwenyine, mujye mubihuza mufatanye n'abandi. Bye. N'ikindi kibazo ufite ukimbaze. Bye.